Muri iyi video rero ngiye kukubwira ibintu bimwe byafasha umusore udafite amafaranga kwigarurira umutima w'umukobwa. Unyemerere tugendane akantu ku kandi nubikurikiza nzi neza yuko uzasanga ari by'100%. Ikibazo gikunda kubangamira abasore benshi mu gutereta ni ukureshya abakobwa n'inkumi bitewe nuko mu mufuka wabo baba badahagaze neza cyangwa kuri konti zabo nta kintu kibereyeho. Ibi rero bikamubera imbogamizi kuba yabasha kugira umukobwa bazi izina akamusaba urukundo byarimba bakanabana. Mu buzima busanzwe tuzi ko umusore wese agira agaciro imbere y'inkumi igihe afite uko ahagaze mu bukungu, umusore wambara neza, ufite imodoka nziza n'ibindi bigaragaza ko hari urwego ariho rufatika bituma abasha guhindukiza benshi mu bakobwa, kubareshya ndetse bikamworohera. Nubwo ariko amafaranga n'ubutunzi bigira uruhare runini mu gutuma umusore abasha kugaragara neza imbere y'inkumi, abakobwa bashobora gushiturwa n'indi mico igiye itandukanye imyitwarire y'umusore bidasabye ko agira amafaranga menshi cyangwa ubutunzi buhambaye. Ngiye kukugezaho rero bimwe mu bintu bine umusore azifashisha kugira ngo abashe gukundwa n'umukobwa kandi yifuzwa bidasabye ko aba afite amafaranga menshi. Ikintu cya mbere ni ukuba uwo uriwe. Nimvuga kuba uwo uriwe unyumve neza akantu ku kandi. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi. Ariko kwirarira ukagira uwo utari we nabyo abakobwa ntibabikunda rwose. Kwigira uwo utari we, kwiyitirira icyo utari cyo biri mu biri gutuma abasore bagayika muri iyi minsi. Kwigira icyo utari cyo sibyo bizatuma umukobwa agukunda, hoho waba wibeshya rwose. Abakobwa ni abantu bashishoza, bareba kure kandi b'abanyabwenge ku buryo bagenzura akantu ku kandi. Iyo utangiye rero kumwiyemeraho akaba ashobora no kubibona, nta gihe muba muzamarana rwose. Buba uri we umenye uko ugomba kwitwara imbere y'inkumi. Reka rero mbagezeho ikindi kintu cya kabiri. Kwiyizera. Kwizera nayo n'indi turufu ikwiriye kwitwaza mu kureshya abakobwa mu gihe nta butunzi buhambaye urabona. Kuba ntacyo urageraho ntibisobanuye ko udakwiriye gukunda cyangwa gukundwa. Kuba konti yawe nta kintu kiriho ntibigukuraho igikundiro. Kwiyizera ni indangamuntu y'abagabo mu buzima busanzwe. Ese ubundi nutiyizera ninde uzakugirira icyizere? Nutiyizera ninde uzagushyiramo icyo cyizere? Ntawe. Utegereje kuzigirira icyizere cyo kwegera inkumi se ugatereta ari uko wujuje umuturirwa? Aho waba wibeshye. Nutabigeraho uzasaza utarongoye se. Iyo si imyumvire ikwiriye kuranga umuntu w'umusore ufite icyerekezo. Tinyuka wimenyereze kuganiriza abakobwa, nibiba ngombwa ube wabasaba urukundo. Reka tujye ku kindi kintu cya gatatu, igaragaze. Kwigaragaza nabyo ubyumve neza kandi bizagufasha. Kubasha gukuza impano ikurimo bituma ugaragara. Impano abantu bagira nyinshi, kumenya kuganiriza abantu ukaba wabasetsa ukabasusurutsa. Abakobwa abagore bakunda ibi bintu cyane. Kumenya kuririmba neza, kumenya gukina imikino inyuranye n'izindi zinyuranye ariko nturenze urugero. Impano ni imwe mu bintu byatuma abakobwa bagukunda nubwo waba nta mafaranga ufite. Uretse no kuba impano wifitemo yagufasha kugira igikundiro, yanagufasha kugira aho uva n'aho ugera ugatera imbere mu bukungu. Ikindi kintu cya kane cyagufasha ni ukuba umunyabwenge. Abakobwa bakunda abasore b'abagabo b'abanyabwenge. Niba ufite ubwenge nayo ni impano kandi yagufasha kugira igikundiro imbere y'abakobwa. Ukaba wabonamo uwo muzibanira ubuzima musigaje kuri iyi si. Gutereta ahanini benshi mu basore bafitemo imyumvire itariyo. Ese iyo myumvire ni iyihe? Ni nko kumva yuko urukundo nyarukundo rureba ku butunzi gusa. Aho ngaho uzamenye ko wibeshye cyane. Ubu se nta bantu bafite amafaranga bafite byose ariko babuze urukundo? Yego wenda bashobora kubona abo bishimishanyaho bakaryamana, ariko ntago ashobora kubona umuntu bazabana ubuziraherezo nk'uko ababyifuza. Umusore yibwira ko azakunda ndetse agakundwa namara kugira amafaranga n'ubutunzi. Ibi ngibi nagira ngo nongere nkwibutse ko urimo kwibeshya cyane.
rimwe na rimwe uzabona umusore mwiza ufite igikundiro wiyubaha mu by'ukuri ufite imico myiza, ariko ugasanga abantu bakobwa baramukunda ariko nta kintu yibereyeho. Ibi rimwe na rimwe uzabibona bigucanga, utangire kwibaza ati se uriya mukobwa yaba yaraciye iki, uriya muhungu ko nzi ko nta kintu agira. Ni bimwe navuze haruguru, aba yaramukundiye imyitwarire ye, igihagararo ndetse n'uburyo amuganiriza. Ibi nabyo bishobora gutuma umukobwa agukundira icyo atitaye ku butunzi ufite. Ntawamenya aho bwira ageze. Nuteretesha umukobwa amafaranga n'ubutunzi, ejo bizashira agucikeho, usigare uririra mu myotsi, ndetse rwa rukundo wagiye wifuza ntuzarubona. Ibyiza ni ukuba uwo uri we, ugakuza impano ikurimo, ukarangwa n'icyizere. Ibindi bizizana kandi bizagufasha kubona umukobwa wazavamo umugore muzabana mu bukene no mu bukire. Muri iyi minsi hari ikibazo cy'uko abasore batinya gutereta bitwaje ngo hari ubukene, ariko iyo ni imyumvire ishaje idakwiye kuranga buri musore wese. Ugomba kwigirira icyizere nk'uko twabigarutseho haruguru, kumva yuko ugomba gutereta umukobwa wifuza. Icy'ingenzi ni ukuba wambara neza, usa neza kandi wiyubaha. Nanone ntabwo uzajya gutereta umukobwa mwiza, usobanutse, wambaye ibintu ubonye, mbese muri rusange ujagaraye. Wowe iyiteho, urye neza uko ubishoboye mu bushobozi ufite, wambare neza, ubundi ushake ikintu cyo gukora, ubundi uterete umukobwa wumva wifuza. Nta mukobwa waguca amazi abona ko ibyo uvuga bikurimo, usa neza kandi wifitiye icyizere. Ndaguhamiriza yuko ibi bintu nubikurikiza bizakugirira akamaro. Hari abantu bibwira yuko abakobwa benshi bakururwa n'amafaranga, aho ni ukwibeshya cyane. Aho ngaho n'ubundi nuteretesha amafaranga nta rukundo uzigera ubona rukunezeza mu buzima bwawe. Icyo ugomba kumenya ni ukumenya uwo uri we, ukigirira icyizere, ubundi ugatinyuka ukavugisha umukobwa wumva wifuza, ugatera intambwe ukamuvugisha.